Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi bacu, turizera ko mumaze kumenyera neza gahunda za televiziyo yanyu, ikaba ari televiziyo rukumbi itangira gahunda zose zijyanye n'uburezi. Tubafite nk'abafatanyabikorwa bakomeye rero, muze dufatanye buri wese n'umusanzu we, haba mu bitekerezo cyangwa mu bundi buryo yumva yashyigikira uburezi bw'abana bacu, atugane kugira ngo dukomeze kwita no guteza imbere uburezi. Tuvuga kandi dutangaza inkuru zitandukanye zifasha abana n'ababyeyi kurushaho kuryoherwa n'ubuzima bw'ishuri. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe na Fidele, akaba ari nawe muri bukomeze kuganira. Turabibutsa ko twashyizeho contacts zacu kuri iyi channel, uwakenera kuduha ibitekerezo ashobora kuzifashisha twandikira kuri WhatsApp cyangwa akaba yanaduhamagara. Nibyo channel ni yanyu, mujye mwisanzura rwose, mwumve yuko muri abafatanyabikorwa muri izi gahunda zose tuba twarashyizeho zijyanye n'imyigire y'abana bacu. Ingingo ngira ngo tuganireho rero iragira iti: uwo waba uri we wese, urwego waba uriho rwose, nta na rimwe wazigera wibagirwa ubuzima bw'ishuri. Iyaba byashobokaga ngo tube twicaye ahantu hamwe tuganire imbona nkubone, buri wese yadutera inkuru mu nkuru y'uko yabayeho mu ishuri, abo banaga, abarimu bamwigishije, uburyo yaryaga, uburyo yaryamaga, cyangwa se yafunguraga, uko yakoraga etude, uko yakoraga siporo n'ibindi byose. Harimo inkuru n'amateka bisusurutsa, bisetsa cyangwa bikaba byanababaza bitewe n'uko nyiri kuzibara yabayeho mu buzima bwe bwo ku ishuri. Umuhanzi Rugamba yahimbye indirimbo nziza agira ati: rungano rungano. Iyo abantu bahuye bariganye cyangwa barize ku kigo kimwe, bibukiranya byinshi basangiye, ugasanga koko nta gisumba umuto mwareranywe. Akomeza agira ati: inzira z'urungano ni nyinshi cyane, nk'amashuri, itorero urimo, aho ukorera ndetse n'intambara. Ati aho hose niho iwabo w'urungano, nta n'uwacikwa ngo ateshuke cyangwa yirenge abirahire yuko azibera uko adataramana n'urungano. Nk'uko amashuri yagarutsemo rero, iyo uhuye n'umuntu mwiganye ntiwita ku myaka mufite, kabone n'ubwo mwaba muri abasaza cyangwa abakecuru, muhita mukumbuzanya bya bihe by'ubuto bwanyu, maze mukaganira kakahava. Umuntu wageze mu ishuri akaryoherwa n'ubuzima bwo mu ishuri, kandi usanga ahora abukunze ndetse akanabukundisha abana, baba be bamukomokaho, ab'abaturanyi cyangwa abana muri rusange. Bikaba akarusho rero iyo uhuye nabo ku ishuri, ari nabwo muzabona bamwe mu barezi bagerageza kwisanisha n'abana ku mashuri bigishamo, bitari ibijyanye n'ibyo umwuga wabo ubasaba gusa, ahubwo kubera ko babikunda, ugasanga rwose umurezi yabaye nk'abana bari kwikinira. Ugeze mu cyiciro cy'abana b'inshuke ukareba uko abarezi bakina n'abana, barira bakabaheka bakabitaho, wagera mu mashuri abanza ukitegereza uburyo umwarimu akurikirana buri mwana mu ishuri, iruhande aho ukabona uko abayobozi mu mashuri bakurikirana buri kantu kose kugira ngo umwana amererwe neza, usanga koko ishuri ari igicumbi cy'ubuzima. Maze bikarushaho kuryoha iyo uriho uganira na turiya twana duto turi hagati y'imyaka 6, 10 cyangwa se 11 nubwo baba batangiye gukura. Buri wese akubwira uwo yifuza kuzaba we n'impamvu abyifuza. Uba wumva bishimishije cyane rwose. Mu kiganiro turi bubereke bamwe mu bayobozi bakuru b'uburezi uko bariho bakina n'abana kuri kimwe mu bigo by'amashuri byo mu mujyi wa Kigali bari basuye. Murabona rwose ukuntu abana bari babyishimiye bacinya akadiho.
nimureba neza buri wese rwose ndabizi biramukumbuza kwiga cyangwa bimwibutse kera akiri mu kigero cy'abana bo ku ishuri, ku buryo rwose iyo witegereje neza wumva urushijeho kuryoherwa n'ubuzima bw'ishuri, yewe ntihaburamo n'abifuza kuba bakwisubirira ku masomo yabo. Mbone gushimira abayobozi basura abanyeshuri ku mashuri bagasangira ubuzima bwabo, bagakina, bagasangira buri cyose, ibyo kurya, bakaganira n'ibindi bituma koko abana barushaho gukunda ishuri. Ishuri ni ubuzima rwose, ishuri ni ubuzima bwa buri munsi, buri wese akwiye kurikunda kandi akarikundisha abana, cyane cyane abakiri mu mashuri, kugira ngo na ba bandi bashobora guteshuka bakaba bata ishuri tugakurikirana tukamenya ikibazo bafite, kugira ngo tubagaruze neza basubire mu ishuri barikunze kandi bige neza barangize amasomo yabo. Mbere y'uko tubakumbuza ishuri n'ako kavideo, nimureke tubagezeho nanone muri ya gahunda yacu bimwe mu bikunze gufatwa nk'uburwayi ku bana bari mu mashuri. Uyu munsi tukaba turi buvuge ku bijyanye n'imyitwarire yo gutinya ishuri, aribyo bita phobie scolaire. Ubwo rero mukurikire cyane cyane ababyeyi kugira ngo mumenye uko muzajya mugenzura neza imyitwarire y'abana banyu, kugira ngo mubashe kumenya niba hari ikibazo bafite. Phobia rero cyangwa se phobie nk'uko twabivuze, iyo mu mashuri izwi kandi nko guhangayika no kwanga ishuri. Ni indwara irangwa no guhangayika cyane iyo umwana atekereje ko ari bujye kwiga. Ibyo bikaba bibuza umwana kujya mu ishuri, haba ku mubiri physically cyangwa se mu mutwe psychologically. Aha tubibutse yuko ubu burwayi uwo bubayeho ntabwo ari ukubihitamo nkana nko gusiba ishuri ibisanzwe bizwi nka école buissonnière, ahubwo ni ubwoba burenze bushingiye ku kuba umwana yumva atinye ku ishuri aho kuhakunda. Iyi ndwara yigaragaza binyuze mu bimenyetso by'umubiri nk'ububabare cyangwa se uburibwe, ibibazo by'igifu. Iyo urebye neza cyangwa se umwana iyo abashije akubwira yuko rwose ari kuribwa igifu cyangwa se afite ububabare umubiri wose. Hakaba rero nanone ibimenyetso bigaragazwa n'uko yitwara mu mitekerereze ye psychology, nk'ubwoba, urugero nk'ubwoba, agahinda, ndetse no kumubona ajagaraye cyane adatuje. Ibi byose rero akenshi biba bifitanye isano no gutotezwa ku ruhande rw'ababyeyi, urugero nk'ababyeyi bakubita abana batsinzwe cyangwa se bakabaha ibihano bibabaza umubiri, bakababwira amagambo akakaye cyangwa abakangaranya. Ku ishuri naho umwana ashobora kuhakomerekera akaba yahagirira ingorane zo kwiga. Murabizi ko kera habagaho imico itari myiza yo kunyuzura abana, rimwe na rimwe bakaba abana bakubita, ariko ndahamya ko ubu byacitse bitagikorwa. Habaye hari amashuri akibikora, nyabuna abayobozi mu bikurikirane, kuko murabona ko ari ikibazo ku buzima bw'umwana. Ibishobora guteza ubu burwayi rero ni byinshi. Tugiye kureba ibimenyetso by'ubu burwayi bigaragara mu buryo bubiri bukurikira. Uburyo bwa mbere ni uburyo bw'imitekerereze, aho umwana ufite iki kibazo iyo umurebye ubona afite umuhangayiko n'ubwoba bikabije byo kujya ku ishuri. Naho uburyo bwa kabiri ni uburyo buri physiologique. Aha rero umwana arangwa no kubabara umutwe, kugira isesemi, akagira kuzungera, ndetse akabira ibyuya, akababara n'imitsi. Ibi kandi bimutera guhora arira, ndetse kwanga kujya mu ishuri no kubura ibitotsi. Turebere hamwe rero ingaruka ku mwana utitaweho mu gihe yagaragaweho n'iki kibazo. Icya mbere, umwana agira agahinda gakabije. Hanyuma icya kabiri, hari kutigirira icyizere.
cya gatatu ni uko umwana iyo atitaweho yumva afite ipfunwe muri bagenzi be. Hanyuma rero kandi hari kuzinukwa ishuri no gutsindwa ku wagerageje cyangwa se ku wahatirijwe kujya mu ishuri. Babyeyi rero murasabwa kujya mukurikirana abana mukareba neza ko nta cyahindutse mu myitwarire yabo, kandi mukabagira inshuti kugira ngo babaganirize batabatinya, bababwire icyo babona kitameze neza kugira ngo mubafashe hakiri kare. Ibigo by'amashuri nabyo bigirwa inama yo kwita kuri buri mwana, harebwa imihindagurikire mu myitwarire ye ndetse n'icyaba ari intandaro yabyo. Bagomba kureba kandi impamvu amanota y'umwana ahindagurika mu gihe umwana agenda atsindwa aho guhindagurika abitsinda. Ikindi gikwiye kwitabwaho ni uko ibigo by'amashuri bikwiye kugira umuntu wize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo ajye afasha abana bahuye n'icyo kibazo cyangwa se n'ibindi bibazo muri rusange, kuko burya mu mashuri abana bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye twagiye tubibona. Hari abahura n'ibikomoka mu miryango yabo hirya no hino aho baturuka, cyangwa se n'ibyo bashobora kuba bagirira ku mashuri yabo. Aha rero turanashimira ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa mu burezi muri rusange, kubera yuko hatekerejwe uburyo buri shuri rigomba kugira umuntu ushobora kuba yafasha aba bana wabyize ndetse unabisobanukiwe kugira ngo akurikirane neza ubuzima bwabo bwo ku ishuri. Bavandimwe bakunzi bacu, rero dusoje ikiganiro cyacu tubasigira imwe mu mfashanyigisho nziza ibatera urukumbuzi rwo gukunda no gukumbura ubuzima bwo ku ishuri, musura amashuri mwizeho cyangwa se mwakozeho, ayo mwarereyeho cyangwa se mwarereweho nk'uko nahoze mbivuga haruguru. Nyabuna mujye mwibuka kuduha ibitekerezo kandi mukande like kugira ngo tubone uko dukomeza kumenya niba koko mudukunda. Hari ubwo iyo dushyizeho ibiganiro wenda tukabona mwashyizeho twa like, udutima, mugashyiraho comment n'ibindi byose, turushaho kubona yuko koko mudukurikira ndetse mukeneye yuko tubategurira n'izindi gahunda nziza zibanyura. Ababa batarakanda like ubwo mwabikora mugatanga na comment, ariko kandi abataragera ku hahandi handitse akazogera cyangwa se subscribe nabyo mubyibuke kugira ngo uko dushyize ahagaragara ikiganiro nacyo muzajye mubimenya kugira ngo mugikurikire. Tugiye rero kubashyiriramo ka video keza kagaragaza mu by'ukuri uburyo bamwe mu bayobozi b'uburezi basuye ishuri maze bakisanzurana n'abana. Ubwo muri comment muraza kutubwira icyo kigo icyo ari cyo. Bamwe muri mwe mwarahize, abandi se muranahakora. Ubwo muraza kutubwira uko bimeze. Duhurire rero muri comment, ariko kandi mukurikire n'ako ka video. Ciao ciao. Ciao ciao. Bote,